Bakunzi b'Inyarwanda sinema turabasuhuje turagira ngo tubabwire ngo Imana iguha umugisha wowe n'abawe aho muri hose, waba uri mu Rwanda aho twaturutse, waba uri Burundi aho turi, ubu tuvugana turi aho bita Igitega, nkaba ndi kumwe n'abakinnyi bamamaye kuri channel yitwa Inyarwanda sinema. Tukaba dufite na bagenzi babo benshi twasanze iwabo, dukunda abakobwa beza cyane bashimishije bateye ubwuzu, nawe ubareba hari icyo wakibwira niyo mwamutavuganye. Ndatangira mbasuhuza. Muraho neza ngunda? Ukomeye cyane. Umeze neza pastor? Ameze neza rwose. Na mahoro. Nashukuru Mungu. Turashima Imana ko twaje amahoro, tukaba twahageze amahoro. Nukuri. Igihugu twagisize amahoro, nicyo turimo na amahoro. Yego, ndahera hano hiryanjye. Umeze neza mukobwa? Yego, meze neza. Yego. Ururimi ndarwumva. Ni urw'i Burundi. Cyane. Yego. Urishimye? Ndishimye cyane. Umeze neza? Yego. Mukobwa nawe uraho? Umeze neza? Yego, ururimi ni urwanyu bararwumva. Umeze neza mukobwa? Meze neza cyane. Cyane. Iyo umuntu yishimye mu Kirundi avuga gute? Abaryohewe. Ndaryohewe neza cyane, kugira ngo nawe wumve uryohewe nuko hari ibyo tugiye kukugezaho kandi byiza. Nkuko natangiye mbabwira, iyi ni channel yitwa Inyarwanda sinema, tukaba tugiye kuganira n'abagabo n'abakobwa bari ahangaha, uramenya byinshi kandi byiza. Ndatangira rero, ngewe nk'umuntu mwazanye mwaturukanye mu Rwanda, ngewe nitwa Stone, nkuko mubizi, n'utarabizi abimenye, ni nge uyoboye ikiganiro kandi nanjye nkaba naje gukina, kuko iyi ni channel nkunda kandi ifite ejo hazaza, ntavuga biri buvugwe na nyirayo. Ndakwakiriye pasiteri. Amahoro y'Imana, amahoro. Umeze neza nawe nkuko natangiye? Neza cyane rwose, meze neza. I Burundi wabonye te? I Burundi nubwo bitoroshye, hari ikirere gifite imvura nyinshi. I Burundi ni igihugu cy'abaturanyi, akenshi najyaga ncyumva ntarakigeramo, ariko uburyo nakibonye ni igihugu kinejeje, gifite ibyo kurya kandi bihendutse, gifite abantu bakunda abantu, gifite abakobwa bafite ubwuzu. By'akarusho none tugezeyo dusanga channel yacu y'Inyarwanda sinema barayimenye, irazwi. Ebana rwose ndabwira n'abafana hamwe n'abadukurikiye ko ibintu ari uburyohe. Numvaga ashaka gucika intege, amenye ko ibyiza biri imbere cyane, kuko iyo urebye ubona avenir, icyerekezo kirahari. Tukiraho rero, hari nabwo dutangira neza. Ngunda, twongeye turagusuhuje. Murakoze cyane, nanjye ndabasuhuje. Rero hari ibibazo nshaka gutangira mbabaza, muranyemerera niba muri bubisubize kandi mukabisubiza neza. Hari ibibazo nagiye nsoma muri commentaire, ngewe ndi umu YouTubers, njya mbireba nkacishamo amaso, rimwe mugasohora video, abantu nyine bakayandikaho bitewe n'ukuntu bayibonye, ariko abantu bagira opinion yabo uko babona ibintu. Ntabwo wabibonye nawe ugomba kubimurenganyiriza, nta nubwo wabyishimiye nawe ugomba kubimurenganyiriza, kuko ni ibyishimo bye, sibyo? Hari gahunda rero mwihaye itangiye vuba, hari video ziri gusohoka, Ngunda ari pasiteri. Ngunda ariko mu pasiteri bwe harimo n'amanyanga. Ubwo ngewe ndabivuga ngendeye ku byo ndimo ndasoma nyuma y'uko video zisohotse. Bamwe ati Ngunda n'uwacu, abandi ati Ngunda nyamara biriya bintu ari gukina bibaho, abandi ati nyamara abapasiteri bamwe na bamwe hari abameze kuriya. Nyine ni byinshi biri kuvugwa. Ariko tutarajya ku byo mukina, ahubwo iki gitekerezo cyatangiye gute? Ndabaza wowe. Iki gitekerezo ukuntu cyatangiye, duhereye muri iki kinyejana turimo, iyo urebye usanga izina abavugabutumwa harabayemo ukuvangavanga. Noneho ubu usanga harabaye mu ivugabutumwa abantu bamwe babivuga bitwaje inda cyangwa imitwe cyangwa escoro cyangwa kubeshya. Noneho hakabamo n'abandi bagihagaze mu kuri. Bityo rero umuntu yahuye nabo babeshya agira ngo bose barabeshya, kandi nanone yahuye nabo bukuri agira ngo bose ni ukuri. Iyo urebye usanga hari bamwe mu bari abakozi b'Imana bamaze kwiba abantu benshi muri ubwo buryo. Bityo byagera ku muntu utarahura nabyo agacika intege, byagera ku banyantege nkeya nabo bagacika intege, bakagira ngo abantu bose nuko bameze. Bityo rero icyo gitekerezo twaragitekereje, dusanga dushobora gukora ziriya video kugira ngo zibe icyigisho. Umuntu arebe neza ko umuntu ashobora kuba yambaye karuvati, umuntu ashobora kuba berewe avuga Imana, ariko ururimi rukavugamo n'ibindi bintu by'ububeshyi by'ubweskoro by'itekamitwe.
rero dusanga uruhande rumwe rutazabikina kugira ngo bihagije kuba bivuga ubutumwa duhitamo gufata uruhande rumwe nk'abapasitoro babiri umwe akaba uw'ikinyoma cyangwa se escoro undi akaba uw'ukuri kugira ngo uwahuye n'ikinyoma nabasha kumva ukuri ahari bigira icyo bimwigisha kugira ngo amenye ko nabukuri bagihari kandi uwahuye n'ukuri nawe ye kwirara amenye ko ashobora guhura n'abandi b'ibinyoma nicyo cyatumye dufata iriya video kandi nta nubwo ari ngufiya izakomeza cyane ku buryo izagera ahantu hose hashoboka ndetse mu minsi mikeya ibasha no gusohoka mu zindi ndimi ku buryo n'abandi bantu bose batumva ururimi rw'iwacu Ikinyarwanda bashobora kurwumva. Murakoze. Urakoze kudusubiza. Ikibazo cyane kirajya kwa Ngunda rero. Ngunda. Karame. Ibintu uri gukina birimo ubutumwa cyangwa ntabwo? Yego, murakoze cyane. Nanakomeje gushimira bya nyabyo inshuti zacu abakunzi bacu b'Inyarwanda sinema. Nukuri ntako mutagize kugira ngo tugere naha turi ni ku ruhare rwanyu. Twebwe rero nyakubahwa Stone, yego, buriya turi abakinnyi filimi nyarwanda cyangwa se filimi z'abumva Ikinyarwanda. Urabona inshuro nyinshi nkatwe n'abarundi ubona ururimi ntacyo rudutanyijeho. Yego, ni gake ni dukeya cyane. Ibindi ni Ikinyarwanda ni Ikirundi. Ntabwo ari igitangaza kuvuga ngo abumva Ikinyarwanda ngo uwumva Ikirundi wumve ngo yasigaye. Cyangwa se hari n'abandi bo mu bihugu duturanye nk'hariya za Kongo cyangwa se mu ntangiro za Uganda bose bumva Ikinyarwanda. Yego. Twebwe burya no mu buzima bwacu tugira indangagaciro z'Imana. Ariko urimo urakwepa ikibazo cyanjye. Yego. Nakubajije ngo ibintu kina birimo ubutumwa cyangwa ntabwo? Wowe nsubiza iki? Yego, ibintu dukina rero birimo ubutumwa. Wowe apana ibintu nkina birimo ubutumwa Stone. None ko harimo abavuga bati Ngunda arimo aradusebya cyane bamwe bumva ko bazi Imana cyane, wababwira iki? Aho niho rero hakubwira ko habereyemo ubutumwa. Uwo nguwo Ngunda sebya nuko abona ko ameze nka Ngunda. Yego. Iyo ndebye mubera indororwamo akabonamo ko ari nge Ngunda nawe ari nka Ngunda. Ubwo nukuvuga ngo numvishe neza Ngunda ahagarariye ba bantu bita abamamyi cyangwa bamwe babeshya bitwaje iby'Imana. Yego. Nicyo uri kutubwira? Nicyo ndi kubabwira. Nkuko nababwiye turi Burundi, ntago twabaza abanyarwanda gusa. Hano dufite abakobwa beza cyane bagomba kubasubiza n'ibibazo nanjye mfite ahangaha. Grace ni wowe? Nibeshye ntacyo. Grace, umeze neza nanone? Iyo bavuze Inyarwanda sinema, channel yitwa Inyarwanda sinema, ifite umumaro cyangwa nta mumaro? Ifite umumaro munini. Yego. Kubera ko hano iwacu mu Burundi turayikurikirana cyane. Yego. Ni filime turiko turareba cyane kandi. Uri kureba filime cyangwa ni channel icaho filime uri kureba aho? Sorry, ni channel icaho filime turiko turaraba. Kandi irakunzwe cyane. Yego. Okay. Ngende igira kuri Rebecca. Rebe. Umeze neza nanone? Meze neza. Ngira ngo yenda nk'umuntu wari uhari biba nubwo twateganyije kubivuga, hari ibintu wakinnyemo. Sibyo? Bizaca kuri channel yitwa Inyarwanda, iyi nyine turiho. Yego. Ibyo twakinnye wabibonye. Sibyo se? Wabonye ibintu twakinnye? Hari icyo biri gufasha ababireba n'ababyumva? Birafasha cyane. Yego. Kuko birimo message, buri muntu wese abiravye ari message akuramo. Yego. Nkiyihe? Message dukuramo nkajewe n'abandi bose bazireba. Yego. Nkanje ku giti cyanje. Ukora aba pasiteri Ngunda ubona ko ari umupasiteri atari mu murongo mwiza. Mbega nyine abesha. Ibyo rero bituma
abantu iyo bayirebye hari message bakuramo mukabona ko ariko akora ibintu bitari byo mbega n'umuntu wese akora ibintu nk'ibyo akora bigatuma yihanura ese wizera Imana cyane wemera ko ikora cyane ikorera he ikorera muri twebwe muri mwebwe yego igakoresha abandi twebwe yego Nozete umeze neza Ego meze neza. urishimye Ndishimye cyane. yego nanjye mfite ibyo ngiye kukubaza Ego. umuntu ureba Inyarwanda sinema uyikurikirana ntushaka ko yagira nyine ibyimugezaho uriya filime cyangwa ikiganiro gishobora kwigisha umuntu bigatuma yigisha abe cyangwa nabo akabakangurira Cyane. kuza kureba ibyo bintu kubera ko hari icyo yabonyemo Ego. kimwubaka none se Inyarwanda sinema abantu bayizere cyangwa ntibayizere Inyarwanda sinema abantu bagomba kuyizera kuko irimo inyigisho nyinshi. yego Harimo abagaragaza harimo abapasiteri babiri umwe abayigisha ubona aganisha abantu ahantu mu nzira zitari zo hakaza uwundi yongera dusubiza mu nzira neza kandi koko nivyo birabaho birahari nivyo bintu vyeze muri iyi si. yego Pasiteri benshi usanga hari abayobya abantu ako hari n'abandi i Burundi barahari naho barahari cyane. mu Rwanda ho bose nabere nabo barahari sibyo ra ibintu ni global usibye n'ibyo bihugu bibiri tuvuze n'ahandi birahari no kuvuga ngo rero iyi message muri gutanga ngira ngo Imana idufashije yagera kuri benshi Irakunzwe cyane ngaho Gitega iwacu sinzi nkandi ariko n'ahandi niko bimeze. yego Irakunzwe cyane cyane ntiwovyo. oya no mu Rwanda irakunzwe ariko buriya sinzi impamvu abantu badakunda ikintu kibacyaha pasite kuki abantu iyo babwiye ngo muze mbigishe baza bikandagira ariko bababwira ngo tujye muri bya bindi bibi byose tuzi bihuta ni ukubera iki ibyo bintu Yesu yarabikemuye kandi yabivuzeho aravuga ngo abantu bajya mu nzira y'ukuri ni bakeya kubera ko iragoye harimo imibabaro harimo guhangayika harimo kwihangana harimo gutotezwa harimo byinshi bisa naho bibabaza umubiri abantu rero ntabwo bakunze ibintu bajyamo bibabangamiye cyangwa bibagoye barashaka kujya ahantu bisanzuye ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo abagenda mu nzira y'irimbukiro cyangwa se bashaka nyine kugenda uko bashaka bo amarembo ni magari kandi n'abagendamo ni benshi bityo rero nk'abavugabutumwa ntabwo dufite gucika intege tuzakomeza tubwirize kandi ubutumwa bwiza buzagomeza kugenda buzagera ku ntego yabwo bityo nayo gahunda Bibiliya ifite yego ni uko gahunda imeze rwose naho ubundi ntabwo wabuza abantu ngo cyangwa se ngo hatize abantu ngo bakumve cyane ariko kandi mu bantu 10 babwiwe buriya ntihaburamo babiri bumva gutyo ijambo ry'Imana rikazagera ku butsinzi bwaryo murakoze Ngunda karame wavuga iki ku muntu wiba abantu yitwaje izina ry'Imana Bibiliya y'ijambo ry'Imana yo ibivugaho ikavuga ngo bazabona ishyano abavuga ko Imana yavuze kandi itavuze yego iyo dukora ino filimi yacu turimo gukora turimo turakura abantu mu bujiji Imana yacu ijwi ryayo ntabwo ari ijwi ry'iterabwoba ntabwo Imana yacu imeze nk'ikihebe ubundi Imana ikunda amafaranga no ntabwo Imana yacu ifite ubukene yego kuko ibintu byose reka no kuvuga ngo byinshi byose ni iby'Imana yego abamamyi rero iteka ryose uzumva buri kintu cyose batagitinga ku mafaranga nikunda bivuge neza urundi nda niyiyoboye hari naho ugira gutyo umuntu wawe yapfa ngo ugiye kumusabira ngo umushumba cyangwa se umupadiri cyangwa musengera akabati no kubanza kwishyurayo ukibaza utuye umuntu se kugira ngo Imana yakire uyu muntu afite mobile y'Imana cyangwa najya mu butaka ayo mafaranga muherekeza ukibaza aho umuntu ahurira ayo mafaranga n'Imana agira ngo amwingingire ayisange bana muri bo kumva ko ibintu turimo
imana yacu ni inyatuze, ni imana y'urukundo, ni imana yuzuye ubwiza kandi ibyiza byose ifite irifuza kubiduha twebwe abana bayo. Amen. Grace, abakobwa b'inzobe ngo ntago bajya bakizwa, nibyo ra? oya uko no kwibesha cyane kubera ko Imana ntikenera umuntu w'inzobe cyangwa yirabura, oya ikenera umutima w'umuntu. Yego. Sibyo, Murakizwa waba inzobe waba wirabura twese turakizwa kuko Imana ntabwo ikenera uruhu. None ko hari abazungu bakijijwe, si inzobe? Yego, ni umuzungu ntabwo ari inzobe. Rebecca. Okay, turakizwa Yego. muri rusange kuko Murakizwa. nanjye ndakijijwe. Yego. Rebecca, kuki abakobwa barebare bakunda abagabo bagufi? oya Nyamara oya Ah. ibyo wa kugira ngo buriya pasiteri impamvu mbivuze, kugira ngo ubone umugabo muremure ubana n'umugore muremure biba gake. Ngiye maze kubigenzura. oya Ubwo ni Imana, twavuga ko ari Imana iba yabahuje. Ni Imana ihuza abagufi n'abarebare. cyane. Ubwo iyo umuremure we n'umuremure ntabwo aba ari Imana. Nabyo aba ari ubundi Imana. mbivuzeho burya Imana mu bumana bwayo ihora ishaka buri muntu abeho yunganira undi. Urabona nimba umuntu ari mugufi ari umugabo n'umugore akaba mugufi, nk'ikintu cyaba kimanitse hariya nk'itara rivuyemo Uzamanura hatari ikirahure agataburete hafi aho hatari iki. Urumva umugore rero igihe bigenze gutyo we aragwa akandagiye hasi itara rikuburemo, nta kibazo mu gihe bisaba kujya kuzana ubutaburete ubutebe ibiki ngo umugabo yurire. Imana rero buri kintu cyose gikorana urukundo kandi ikagikorana ubwenge. Urakoze Ngunda. Mbo ntigarukire kuri Nozete hano ho gato. Kuki Abarundi ari beza? Abarundi kazi si ubonye nengira n'abanyarwandakazi ni beza ntago mvuze abanyarwandakazi kuko twatembereye ahantu henshi tureba ibyo ari byo mu mvugo y'ubu. nibaza yuko ubwiza bw'umuntu nta ruhara aba yarabishizemo, ni Imana yonyine ubwayo, Imana yonyine irema. Je nico nibaza. Okay. Ariko ni nako kuri. Niko kuri? Nese ariko twese turi beza. Ariko ndebye abanyarwandakazi nabo ni beza cyane. Cyane mbona ari nabo beza kurusha natwe Barundi kazi. Ubwo ndwaye amaso niba ari ibyo ngibyo. Pasiteri nigarukire kuri wowe. Yego. Tugana no ku musozo. Yego. Bati turimo turerekana umushumba nyamushumba, tukerekana n'umushumba utari umushumba ariko witwa umushumba ari uri mu ishusho ya Ngunda. Yego. Pasiteri, intego zizi nyigisho ni izi? Nkuko nabivuze mu mwanya wahise, intego ni ukugira ngo abantu bajijuke. Ko nkatwe b'abakozi b'Imana iyo uhuye n'umuntu akakubwira ko yahuriye n'isanganya mu bantu b'Imana akibwa cyangwa akamburwa, twumva natwe duhatakarije icyizere kubera ko tuba twumva ko natwe ubwacu nta cyizere kidufitiye. Bityo rero kubirimbura ni ukubereka ahashoboka hose ko ibyo bintu biriho kugira ngo n'uhuye nabyo agira ubwenge, agira ubushishozi, agira amakenga, kandi ibyo bintu Imana irabitwemerera. Kugira amakenga kuba umuntu akwatsa ikintu ntukimuhe ntabwo bivuga ubusamba. Wenda nagize amakenga kugira ngo menye uwo mpa ni muntu ki. Ese koko ibyo muhara bikeneye? Ese koko mbimuhereye igihe? Ese koko mbimuhaye nge nanjye mfite ibyo nsigaranye bishobora kugira nanjye kuzuza ibindeba? Iyo byose umukristo muzima agomba kubirebaho. Hari n'abandi noneho babwira abantu ko ari uguhera ku wa mbere asenga akageza ku cyumweru, mbese ugasanga umudamu ashobora kwirengagiza gukubura imbuga yo mu rugo rwe ari mu masengesho ngo Yesu azazanjyane. Ibyo bintu rero twabonye kubivuga gusa bidahagije, tubishyira ku karubanda kugira ngo n'utarahuye nabyo mu rusengero, ko hari abantu batajya no mu nsengero. Ukiraho yego nta bantu bazakumva nabi birashoboka. Birashoboka. Ariko kandi Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo naje kunezeza abantu, ahubwo naje gukora ibyo data yantumye. Mwabyumvise? Bashobora kunyumva cyangwa ntibanyumve, ariko nteza agahanga kandi nteza amaboko, nteze n'amatwi kwakira buri wese azavuga icyo ashaka, ahubwo ngize umugisha. Abanenga bavuga byinshi,
n'abashima bakavuga byinshi bakaba bandemeye icyigisho cy'ejo hazaza kandi uzi ubwenge aravuga ngo wakunenza aba yakubonye ahubwo burya abanaguhaye ubwenge yego okay turabashimiye turanabakunda murabona ko dufite ikiganiro cyiza ariko icyo nababwira nuko akubundi ndabivuga nkandi Inyarwanda mudufitiye iki Inyarwanda sinema tubafitiye byiza byose kandi bishoboka ariko cyane cyane kuri iki cyigisho cy'isengesho rya Ngunda part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 part 6 ni ukuvuga ngo uko bitondekanyije tugomba kubikora ku mugaragaro niho hari imbaraga nyinshi ku buryo buri muntu wese kandi nzi kuzafungura wese akarebaho azahura n'ibimufasha ari nayo mpamvu dukangurira abantu gukurikirana iyo channel bakadukorera subscribe bagakora comment bakatunenga uko babibona abyo babona ari sawa bakadushima ibyo babona bigayitse bakatugaya kugira ngo natwe turusheho kugeza ku nzozi zabo cyangwa ku byo bifuza icyo nasorezaho nanjye ndimo ndavuga nti muntu niba ushaka kureba udushya n'udukoryo tuba mu cyo bita iyobokamana ibyo dukina cyangwa se ibica ku Nyarwanda sinema ni ibintu biri byanyabyo biriho ariko bitavugwa hano twebwe rero twiyemeje iki turabibagezaho mu byemere cyangwa mu byange tuzabigisha nitutabyemera cyangwa se nimutabyemera muzabyemezwa n'Imana dusoje tugira tuti rero turabashimiye ariko mutazibagirwa akantu kitwa gukanda akazogera subscribe irakenewe share and comment like uko wumvishe cyangwa uko wabonye igitekerezo cyakinwe uwo munsi wemure gukomantinga ukaduha n'ibindi kandi n'ibitekerezo byanyu turabishaka yego twasoza tuvuga ngo Imana ibarindire mu gihugu cyose murimo amen 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 Thank you.